ishimwe cyane mwese murimo muranyumva basuhuje amahoro y'Imana n'inama. Ndebe umuntu mbonye bwa mbere uretse umuvandimwe uriya mushiki wacu wambaye ibara ry'icyatsi, abandi ntekereza mu bwa mbere mbonye yakuba warambonye iyo ntacyo bitwaye. Ndashimira Imana rero ko twisanze aha ngaha tugiye kwigana ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Ese muramutekereza ko ari amahirwe akomeye tuba twagize? Wari uzi ko buriya mu nama y'agakiza Yesu mu bintu yasabiye data ari uko twazagira amahirwe yo kumva ibyaduhesha agakiza? Buriya rero hari igihe abantu badashimira Imana kuba babonye amahirwe nk'aya ngaya, bakagira ngo niko bizahora. Yesu ashimwe. Buriya ntabwo amahirwe abantu baba bafite uyu munsi wa none ariko we bizagenza gute? Buriya hari imigisha myinshi tubona mu buzima, iyo migisha tukaba tutayitekerezaga kandi tukaba tutarigeze tunayisaba. Mbese ibyo bintu bibaho? Ntabwo bibaho. Reba muhuguke tujyane. Hari imigisha myinshi tubona mu buzima tutarigeze tuyisaba, tutarigeze tunayitekereza, ariko tukabona igihe jite. Ibintu ntabwo byigeze bibaho mu buzima bwanyu se? Nta bintu byiza mujya mubona mu mibereho yanyu mutigeze musaba, mutanatekereje, ariko mukabona bigenje gute? Biriya bintu rero ntabwo biba byaje kubw'impanuka. Uko Yesu adusabira nuko Umwuka we yadusabira, biza ari igisubizo cya biriya bintu dukeneye ariko tudatekereza. Ariko n'abantu bangahe bibuka gupfukama agashimira Imana ku bw'Umwuka we? Bangahe? Yesu ashimwe. Umuntu wese ajya yiti apfukama mu gitondo cyangwa se abyutse yitekereze, areba avuga ati ko hari imigisha nabonye ntari nayitekereje ntanayisabye. Ninde wakoze ibi ngibi kugira ngo bibe byaje? Umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Indirimbo 27 avuga ngo dushimire Imana ku bw'Umwuka we. Ya ndirimbo ni isengesho ryiza cyane, kuko Umwuka wera akora ibintu bikomeye cyane. Abantu benshi bazi neza yuko ngo umurimo we wari ukwemeza abantu icyaha gusa. We aranadusabira, kandi byinshi mu byo adusabira turabibona, ariko kutabishimira bikaza ari icyaha cyo kumutera agahinda. Imana iturinde kuba muri uwo mugambi. Rero abantu twese turi aha ngaha tubayeho dushaka ubugingo buhoraho, ariko kandi bigasoza n'ubundi abantu bagifite ikibazo cy'ukuntu ubwo bugingo babugira muri bo, ndetse n'urupfu bakarutinya nk'uko tumaze kubyiga mu cyigisho cya mbere. Ariko ubundi umuntu w'Imana ntabwo aba akwiye gutinya, ntabwo akwiye kurutinya. Yesu we utararutinyaga yabwiye abantu Lazaro yapfuye, arababwira ati yasinziriye, nongeye kumukangura. Abigishwa bati yasinziriye, ati nibyo, none buriya araza gukanguka. Abari bageze ngo yagiye nko muri koma, buriya ari buze kongera kubyuka. Ariko Yesu yavugaga urupfu rufatika, ariko akabigaragaza nk'aho icyo kintu kidateye iki. Buriya rero umuntu wese ushaka ubugingo buhoraho, rero iki kintu mucyumve neza, umuntu wese ushaka ubugingo buhoraho akwiye kwiga urwandiko Yesu yandikiye itorero rya Laodikiya. Impamvu ni iyi: Yesu agaragariza Laodikiya ikibazo bafite, akababwira n'igisubizo cyacyo. Ababwira ibisubizo bitatu ku bibazo bitatu bagenje bate bafite. Icya mbere barakennye, icya kabiri ntabwo bambaye, icya gatatu ni impumyi. Ibi nuko ari bitatu usanga Yesu abifitiye igisubizo. Bwa mbere avuga ngo ugure hiza we yatunganijwe hehe? Mu ruganda. Uwo ni ukuba iki? Umutunzi. Ugura imyenda yera kugira ngo ugenze ute? Wambare uhishe isoni z'ubwambure bwawe. Icya gatatu ungureho umuti wo gusiga kuki? Ku maso. Ibyo ni nk'uko tubizi, ntabwo ari ngombwa yuko nza kujya kubisobanura cyane, murabizi. Hiza we yatunganijwe mu ruganda ni ukwizera gukorera hehe? Mu rukundo. Ubwo haje kwizera n'iki? N'urukundo. Mwibuke kuri itorero rya Laodikiya niho hantu Imana igiye gufata ikabaraga ubugingo buhoraho bakiri bazi.
mu yandi magambo ibintu Imana iri kubabwira kugira ni ibintu byabafasha kugira ngo ubugingo buhoraho bazabubone. Izaho yatunganijwe hehe? Mu ruganda. Kwizera gukorera hehe? Mu rukundo. Icya kabiri, ungureho imyenda yera ni ugukeruka kwande? Kwa Kristo. Umuti wo gusiga ku maso ni ijambo ry'iki? Y'Imana. Bamureke mbabwire, ntabwo Yesu kubabwira Laodikiya iyi nama ari uko Laodikiya ari impumyi kuruta abandi bantu bose babayeho mu gihe cyashize. Mbese Sarudi uretse no kuba impumyi yo nta nubwo yari nzima, bari baragenje gute? Mani magambo, ntabwo ikibazo cya Laodikiya gikomeye kuruta icy'amatoro yagenje gute? Yabanje. Ahubwo umwanya bagiye guhagararamo, ahantu Imana iri kugenza gute? Kubateganyiriza kuzaba niho hagenje gute? Hakomeye. Isashimwe. Turi kujyana? Muri kubyumva? None ni ukubera iki ari biriya bintu bitatu Imana yisemo gusaba Laodikiya kugira byonyine bitatu? Ubundi uretse Imana yonyine ifite kudapfa, ubundi hari ibindi bintu bitatu Bibiliya yaduhishuriye yuko ibyo bintu bitazigira bivaho. Gusenga bizarangira, guhanura birangire, ibindi bintu birangire, kuvuga indimi birangire, ariko hari ibintu bitatu Bibiliya ivuga bizagenza gute? Bizaho. Icyambere, mu Rwanda rw'Abikorera 13:8 haranditse ngo urukundo ntabwo ruzashira. Ntabwo ruzagenza gute? Babyumvise? Icyaka. Mateyo 5:17-19 Yesu yaravuze ngo nubwo ijuru n'isi byashira, amategeko ntazanyenza. Azashira? Icyaka. Arongera avuga ngo ijuru n'isi bizavaho, ariko amagambo yanjye ntazagenza. Ibyo nibyo bintu bitatu mu isi bihari, biri mu isi bitazigira bishira. Yesu ashimwe. Rero mwumve iki kintu neza. Ibi bintu bitatu mbabwiye, icyambere urukundo rw'Imana, icya kabiri amategeko y'Imana, icya gatatu ijambo ry'Imana. Ibi nibyo bintu bitatu biri mu isi. Ijambo ry'Imana ryahanyije rero ngo ibintu ntabwo bizarangira. Bifite bubasha kwahuranya urupfu bikazagira mu isi zaza. Mu yandi magambo, igihe Yesu ari kubwira Laodikiya ngo ngura nk'izaho yatunganijwe mu ruganda, ari kubona ko bari kwitegura kuzaho ubugingo bugenje bute? Bakwiye guharanira kugira ibintu bizahoraho mu mibereho yabo. Yesu ashimwe. Wowe niba ushaka ubugingo buhoraho, wikwirirwa guhunika muri wowe ibintu bitazagenza gute? Bitazahoraho. Ntabwo ari ikibazo cy'amasengesho kugira ngo umuntu azabone ubugingo buhoraho. Ntabwo ari ikibazo cyo kuririmba. Turaririmba ni byiza, tuzanakomeza tubikore. Ahubwo ibintu Imana yavuze bizahoraho biri mu isi ikabiduha. Icyambere ni urukundo. Nabasomeye isomo Rwanda rw'Abikorera 13:8. Ni nayo mpamvu Laodikiya bari kwitegura ubugingo buhoraho. Yesu yababwiye ngo ungureho izaho yatunganijwe hehe? Mu yandi magambo ari kubareba akifuza ko bagira ubutunzi bumeze bute? Buzahoraho. Buriya rero murabizi neza ahantu hari ubutunzi hararindwa cyane. Siko bimeze? Ku buryo igihugu cyabasha gutanga ingabo zose ziri kujyana kugira ngo agace karimo ubutunzi kabashe kurindwa, ke kuza kugira ikintu kigenda gute kiganje. Buriya rero hari igihe abantu batajya babyumva neza. Umuntu uzaba yarakiriye urukundo rw'Imana muri we, akaba yarabitse amategeko y'Imana mu mibereho ye, ariko gukiranuka kwa Kristo duhabwa turi kujyana, akaba yarafashe ijambo ry'Imana akaribika muri we, ari wo muti wo gusiga hehe? Ibi bintu bitatu nibyo bintu byonyine ijambo ry'Imana ryavuze ngo bizahoraho. Uramutse ubifite rero ubwo nawe uzahoraho. Yesu ashimwe. Ntabwo uzapfa. Ntabwo uzapfa. Bari habwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Ntabwo ari impanuka kuba Imana yarafashe itorero ry'ira Laodikiya ikaribwira ibiziba. Ntabwo ari impanuka. Ibi ni ibintu ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu naramuka bigize ibi bintu uko ari bitatu: urukundo rw'Imana, ubwo nawe ntabwo azashira kuko urukundo ntabwo ruzagenza gute? Amategeko y'Imana, ubwo nawe ntazapfa kuko amategeko y'Imana ntabwo apfa, ntabwo akurwaho, ahubwo aho iteka ringana iki kandi ko gukenuka kwande. Ngiyi impamvu Yesu abwira Laodikiya kugira birabira.
ntabwo uko yakababwiye ifeza, yakababwiye ubundi butunzi, ariko mu bintu byose Imana yabonye by'ubutunzi bwo kugira neza kwayo, yararebye ibona ikintu gikomeye kuruta ibindi yababwiye, ni ukwizera gukorera hehe, kuko urukundo rutazashira kandi baritegura kubaho imibereho itazagenza gute. Nuko Yesu ashimwe cyane. None tujye twibaza, niba dushaka ubugingo buhoraho biroroshye, ubugingo buhoraho biroroshye cyane. Yesu yigize umusore, yigize amwegera w'umufarisayo, amaze ari umufarisayo ariko yari umutunzi. Niba yari umufarisayo ntabwo mbyibuka cyane, batari umufarisayo. Aramwegera amubwira ati nkora iki kugira ngo ndabe ubugingo buhoraho? Yesu amubwira amategeko menshi, ariko asoza kuri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko ugenza ute. Umuntu ikintu yamubwiye kumvira amategeko no kugira iki, urukundo, kugira ngo abone ubugingo bugende gute. Iyo umuntu yabikiye amategeko y'Imana mu mutima we, nk'uko amategeko y'Imana ahoraho, niko n'uyu muntu naba yarapfuye, uyu muntu nawe azagira igihe akazuka, kuko Imana ntabwo yakemera ko amategeko yayo asibangana kandi yarabitswe mu muntu. Imana izazura abantu itabitewe n'uburanga bafite bugaragara, itabatewe n'ibindi bintu, ibatewe n'ibi bintu bitatu bashyize muri bo. Icya mbere, amategeko y'Imana mu bugingo bwabo. Icya kabiri, urukundo rw'Imana bayikunda, kuko nta muntu wamwijwe atagenje gute, adakunda Imana. Icya gatatu, buriya abantu babikiye ijambo ry'Imana mu mitima yabo, mu gihe Yesu azabahamagaye amazina, nako si n'amazina, Yesu azavuga ngo abasinze nimugenje mute. Ariko hari ibanga riri hagati y'abantu basinziriye bazi ijambo ry'Imana n'abantu basinziriye batagenje gute, batari. Abantu basinziriye bazi ijambo ry'Imana ngo nibumva iryo joro turi kujyana bazarimenya, nibarimenye bazakanguka. Badakanguwe nk'uko abandi nabo bataryumvise, ariko bo kubera yuko batarizi, uko atari intama z'iki, ugume mu gitugu, ko ntabwo azaba yarobanuye, ahubwo azavuga ngo abasiziye mwese nimugende mute. Ariko hagira umugabo n'umukanguka, undi ugenda ute, nta rindi banga rizaba rihari. Ni ibi bintu bitatu: urukundo rw'Imana, amategeko yayo, ijambo ryayo. Mu bugingo bw'uwo muntu wasinze niba birimo, Imana ntabwo izatuma ibi bintu bikomeza guhera, ahubwo izakangura uyu muntu imuha ubugingo buhoraho, kubera ko azaba yarabikiye muri we nawe ibintu bigenje gute, bifite agaciro kazahora. Yesu ashimwe. Murumva kugira ku bugingo buhoraho bitoroshye se? Urukundo, amategeko n'ijambo byonyine bitatu, nta kintu. Murumva bitoroshye? Biroroshye. Biroroshye. Urukundo rw'Imana rukeneye gukanguka mu mitima yacu, ariko mujye mwitegereza ukuntu urukundo rwakonje mu bantu uyu munsi wa none. Se rwarakonje, rwararangiye. No mu bantu bavuga ko ubwoko bw'Imana rwagenje gute, rwarakonje. Abantu bakeneye urwandiko rwandikiwe itorero ry'i Laodikiya, ko abantu bashaka ubugingo buhoraho, ariko abantu ntabwo bashaka ibintu bigendana n'ubugingo buhoraho. N'ibyo bitatu nta bindi uzigera usoma muri Bibiliya. Imana itugiriye neza cyane rero. Twatangije indirimbo ivuga ngo uko ibihe bigenda bihita, njyewe mpangana n'iki, n'ibigeragezo, ngo ariko kubwo kwiringira Imana nkabasha kugenza gute, kubitsinda rwose. Buriya hari amakosa abantu bajya bakora, ari nacyo kibazo dufite kugeza uyu munsi wa none. Abantu barakubwira bati buriya umutimanama wawe urahagije ngo Mwuka Wera ngo azajya awuvugiramo, ngo nuramuka ugiye gukora ikintu kibi, ngo umutimanama uhita ukubwira ngo icyo kintu ngo ukurye. Abantu benshi siko bavuga, ngo umutimanama ukagenza ute. Ariko mureke mbabwire, Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'iki. Abanza umwuka w'Imana, ntabwo ari umwuka wande. Nawe tigeze yandika amagambo mu gitabo cy'ibihamya volume ya 4, aravuga ati muri icyo gitabo cy'ibihamya volume ya 4, buriya nibyo kuko umutimanama Mwuka Wera awukoreramo, ariko kugira ngo umutimanama Mwuka Wera awukoreremo ushingira ku rwego rw'ibyanditswe umuntu yashyize mu bitekerezo. Ntabwo umutimanama ngo ugere imbere y'ikintu utaruzi ngo utangire ngo ukurye ngo uvuge ngo iki kintu ngo iki kintu rwose ngo ni ikibi, ngo ntacyo warugenda ute, ntabwo ubisoma, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu nawe tigeze yandika amagambo mu rwandiko yandikiye Laodikiya, baravuga ngo umutimanama ni ijisho, ngo ariko iri jisho riba ryarahumye, niyo mpamvu rikeneye ijambo ry'Imana kugira ngo rigenze gute, turi kujyana.
abantu benshi bananiwe kwiga ijambo ry'Imana, bategereje ngo kuba bazaba bagira imbere y'ikigeragezo umutima nama ukababwira ngo ujya mbere cyangwa se tikata hari imitima nama. Imana tugiriye neza bene data, turinde kwishuka ubwacu. Umutima nama nibyo ni ijisho, ariko iyo ridafite ijambo ry'Imana riba rihumye. Niyo mpamvu urwego umutima nama wawe uzakoraho neza ni urwego uzigaho ibyanditswe byera. Nta kindi kintu cyangiza umutima nama nuko utiga ijambo ry'Imana. Niba ushaka ihangane, niba ushaka ko umutima nama wawe ukora neza, nubwo utaba ufite Bibiliya, wagira imbere y'ikigeragezo ukakigiraho make, iga ijambo ry'Imana. Umutima nama wawe uzakora neza ku rwego wigaho ijambo ry'Imana. Ibyo utazi mu ijambo ry'Imana nta yepfo uzagira, nta mwuka we uzabikwibutsa, nyine unoze azabikwibutsa atsinze kandi se ntabyo. Niba ushaka ko umutima nama wawe ukora neza, iga ijambo ry'Imana. Urwego ryigaho ni urwego umutima nama wawe uzakoraho neza. Ibyo banga namubwira. Mu yandi magambo, ikintu gihatse ibintu byose kizadushoboza kugera ku ntsinzi ni ijambo ry'Imana, amategeko yayo n'urukundo rwayo. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko mfite icyizere, Imana ifitiye icyizere yuko yatangiye umurimo mwiza kandi izagenza ite izamusoza. Yesu ko ijambo ry'Imana ritubwira, buriya hari tugiye kwigira cyane ku ishusho y'ibyabaye kuri Yesu, kuko buriya Yesu nyine nk'uko muzabisoma amateka ye n'imibereho ye n'ukuntu yabayeho byari ubuhanuzi burimo bugenda busohora. Bwa buhanuzi bwari bwaragaragaye mu mibereho y'abantu ba kera cyangwa se ubwanditse. Ibyo byose imibereho ya Yesu nta na kimwe cyabayeho kubw'impanuka. Ariko iri torero risoza ryitwa Laodikiya, buriya hari ikintu Yesu asorezaho aribwira. Yesu asoza ababwira kurwana intambara kandi bakanesha nk'uko nawe yagenje ate, yanesheje. Mu yandi magambo, bari gusabwa kubaho bafite inararibonye imeze nk'iyo Yesu nawe yaragenje gute. Ubukristo bumeze nk'ubufarisayo bukeneye guhagarara, ahubwo abantu bakabaho imibereho imeze nk'iyo Yesu yaragenje gute. Yesu ashimwe. Ese Yesu yarabayeho ati? Icyo ni ikibazo abantu bakeneye kwibaza. Ijambo ry'Imana mu magambo make riravuga ngo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, uretse ko atigeze akora iki. Mu yandi magambo, Yesu avuga ngo unesha nk'uko nawe nanesheje. Arashaka yuko nk'uko atigeze akora icyaha, arashaka kugeza abantu kuri urwo rwego. Kubera yuko nk'uko twabyize mu cyisho cya mbere, umuntu wese uzaba afite icyaha mu mibereho ye, bizasoza uyu muntu abashije gushyirwa ku ruhande, atari uko Imana yamwangaga, ahubwo ari uko igituma apfa yamaze kugikunda, kandi amahitamo ye akaba agaragaza yuko nyine icyo kintu ari cyo ashaka. Ariko Yesu amaze kubwira abantu ngo unesha nk'uko nanesheje, ubwo mu yandi magambo amateka y'iri torero rya Laodikiya cyangwa se n'uko rimeze, ubundi iryo torero ribayeho ritangira icyiciro cy'umurimo wa Yesu kimwe rikageza ku busozo wayo. Ubundi nta rindi torero na rimwe rigize rikora ibyo bintu, ngo ritangire n'icyiciro kimwe cy'umurimo wa Yesu gisohoje hatangiye ikindi gisozanye nayo. Uretse iri torero ryonyine, abantu babayeho muri iki gihe nibo bantu bonyine babayeho muri iyo mibereho. Hari n'abibonye rero dukeneye kwigira mu bintu bya Yesu. Indirimbo yatubwiye ngo uko ibihe bigenda bihita, mpangana n'iki n'ibigeragezo kandi bitoroshye. Hari igihe ibigeragezo biza mu muntu umva bikamuzengereza neza ku buryo umuntu asigara kwibaza, atari kubumbi ibintu by'Imana nagiyemo ninde wabinjyanyemo. Niba bitarakubaho, Imana igufashe guhe kwizera, umunsi bizaba byaje ntuzagere muri uwo mwanya. Ariko ibigeragezo biraryana bavandimwe. Ariko kubwo kwisunga Imana nkashobozwa kugenda gute kubitsinda rwose. Laodikiya Yesu ari gusoza yababwiye ibanga rikomeye cyane, arababwira ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiwe tugenje gute. Aya magambo ari kuvuga ngo nzinjiwe dusangire.
arimo arahishura neza n'ubundi yuko arifuza kubaho imibereho imeze nk'iyo yabayeho mu isi, kuko ikintu cya nyuma yasorejeho mu isi ni ugusangira n'abigishwa be. Yesu ashimwe. Mu yandi magambo Yesu arimo arabwira abantu ngo mugere ku rwego nagezeho ndi hehe. Aho ngaho niho Imana ishaka ko tugera, kandi izahatugeza ku bw'ubuntu bwayo. Rwa mbere rw'Abatesalonike 5:24 aravuga ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izagenza ite? Izabikora. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana yuko yaduhamagaye ku bw'umugambi mwiza, kandi nubwo dufite ibibazo n'ingorane mu buzima bwacu butandukanye, inenge twakomoye ku babyeyi n'ibindi bibazo bitandukanye, ariko ibyo bintu Imana izabidukiza. Hari ikintu kimbabaza kimwe, nuko abantu baba bashaka yuko Imana izatangira kubibakiza bakuze. Bagenje bate? Bakuze. Buriya muri Bibiliya hari isomo rimwe riri muri Zaburi, ntabwo ndi kwibuka ahantu riri, ariko ni isomo rivuga ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Zaburi ya 90. Utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Mu yandi magambo, ibyo byishimo baba barimo baravuga ni ibyo kubabarana na Kristo, Imana irimo ireza umunyabyaha. Ariko nanone ngo urwo rugendo ruba ruzahwana n'igihe umuntu yagenje gute. Ngaho ibaze, turamenya imyaka 80, niko biri tubwira. Umuntu amaze imyaka 70 ari umupagani, arashaka ngo kuzihana ibintu yashenye mu myaka 70, akabigenza gute? Agakiranuka mu myaka ingahe? Birashoboka? Niyo mpamvu abantu bazajya bagera mu ijuru nyine, Yesu akabanza akabanyuza mu rindi shuri, niko mu butumwa bwatoranyijwe handitse ngo hari ishuri ngo abantu bene abo ngabo bazabagenje gute? Bagenewe. Abandi babe bari mu munezero, ariko abandi n'ubundi nabo ntibazaba bari mu mubabaro, ariko bazabanza banyure muri iryo shuri. Ko ijambo ry'Imana rivuga utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wagenje ute. Niyo mpamvu Imana yafashe Mose imyaka 40 yari ayimaze ari kwiga amashuri yo muri Egiputa, yiga ibintu birwanya iki? Imana kugira ngo imukosore nayo ifata imyaka 40 ingahe? Nako byagenze kuri Yosuwa. Imana yarebye Yosuwa ibona amaze imyaka 40 nawe ari muri Egiputa, kandi agomba kuyobora ubwoko bw'abiki. Yosuwa ntabwo yabaye nka Mose, ahubwo Yosuwa we Imana yamwigishije mu kwigomeka kw'Abisiraheli imyaka 40 ingahe. Kandi ndashimira Imana, hari impinduka nziza ziba mu muntu Imana yamaze kwiyigisha. Mbere y'imyaka 40 yuko Mose aza gucungura Abisiraheli, ubwo atarajya mu butayu, yumvaga ibintu azabikora mu mbaraga ze bikagenza gute. Ariko imyaka 40 ishize, ubwo ni bya bintu byaragenze gute? Byararangiye muri we. Mose yaraje, Imana imubwiye ati genda ukora biseye muri Egiputa, ati wabwiye abandi ariko. Kubera iki? Bya bintu bitera umuntu ubwibone byari byamaze kugeza gute? Gushira muri we. Yosuwa nawe akiri umusore amaze kuva muri Egiputa, nta yandi masomo yari yafata ku Mana. Baraje abandi batasi bazana inkuru zivuga ati bari bateye ubwoba bari abagabo. Yosuwa na Kalebu atari kumwe, reka tukazamuka tukabarya nk'iki. Hashize imyaka 40 Yosuwa asigaye wenyine, ngo yahinze umushyitsi, Imana irabireba ibona Yosuwa nitamaruka ngo imukomeze. Yaratiye iki? Iki? Hari ibintu byari byavuye muri we, byari bimurimo mu myaka 40 yari igenje gute? Utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wagenje gute? Umaze igihe kingana iki udashaka kwiyegurira Imana? Niba ngombwa yuko Imana ifata igihe kingana n'icyo ngicyo igukuramo ibyo bintu, bizagenda bite? Niyo mpamvu kwiyegurira Imana abantu bakiri batoya ni byiza cyane. Intambara zo kujya gusubiza ku murongo ibyo bangije ntabwo ziba zigenje gute. Kandi rimwe na rimwe ugasanga abantu bari no kugenda biguha intege, no muri urwo rugendo bavuga ngo rwo gukurikira Imana barimo baragenda gake gake, bavuga bati uyu munsi nasenze, ejo ndongera ndabyihoreye, uyu munsi ndasenze. Ukibaza uyu muntu aracyari kwangiza ibi, bizongera bigasaba ikindi gihe kugira ngo bigenze bite. Tutari kugora Imana. Abisiraheli nubwo dusoma ngo bamaze imyaka 30 muri Egiputa, ariko hari ikosa ryabaye muri ariya magambo, cyangwa se hari ikosa riri mu buryo tuyumva. Bwa mbere
igihe Mose yavuga Abisirayeli bamaze imyaka 40 muri Egiputa yararimo abara ubutware bwose bwa Egiputa. Icyo gihe rero igihugu cy'i Kanani cyabarirwaga mu butware bwa Egiputa. Ibi ndi kuvuga ndabizi neza yuko abantu benshi batabizi, none ndikunda mwarangariye abana byaboneka. Yesu ashimwe. Ibyo kurangarira abana Abisirayeli nubwo bivugwa ko bamaze imyaka 130 muri Egiputa, ntabwo iriya myaka ariyo bahamaze muri Egiputa nk'igihugu. Kuri yuko icyo gihe Egiputa mu bihugu yakolonizaga hari harimo Ethiopia, ndetse hari harimo n'igihugu cy'i Kanani ubwacyo cyari kiri munsi y'ubutware bw'iki bwa Egiputa. Iriya myaka rero ni igihe cyose cy'urugendo rwa Aburahamu kuva Imana yamuhamagara akaza i Kanani kugeza igihe Abisirayeli baviriye muri Egiputa. Niko muzabisanga. Iyo myaka rero igabanyije mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cyo kubwiriza Kanani ubwayo n'icyiciro cyo kubwiriza Egiputa, kandi iyo myaka yose irangana 115 115. Ntabwo ndi bubitindemo cyane, nimushaka yuko iyo mibare tuyibara muzashingire mu Bagalatiya igice cyaho cya 3:17, aho Pawulo yavuze ngo uvuye igihe Imana yatangira isezerano kuri Aburahamu ukageza Imana itanga amategeko ni imyaka 140 ingahe. Yo ntabwo ndibuze kubitindamo, namwe muzabyige kuko ubwonko bwanyu n'icyo Imana yabubahereye. Siko bimeze? Nicyo yabubahereye. Icyo nshaka kwivugira aha ngaha, kuki byabaye ngombwa ko Imana ibwiriza Kanani Abisirayeli, Aburahamu, Isaka na Yakobo na bene Yakobo bakiri bakayibwiriza mu myaka 215? Icyo gihe akaba nacyo bakoresha bari kubwiriza iki Egiputa, kugira ngo bazagenze gute bazagaruke. Yesu ashimwe. Ni ukugira ngo rya somo ryumvikane rivuga ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi wagenze. Ariko Abisirayeli kugira ngo bumvire umugambi w'Imana ko bari bageze mu gihugu cya Egiputa, aho batazajya bagenda nk'ingendo nk'iz'Aburahamu yakoze, Abisirayeli banambye ku Mana? Oya, ntabwo banambye ku Mana. Ahubwo Abisirayeli icyo bakoze ni ukurushaho kugenza gute gushayisha. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none aho kugira ngo abantu basane ibyo bangije mu gihe cyashize bamera nk'Abisirayeli, umwanya Imana yari ibahaye wo kugira ngo bororoke bagwire, bakawukoresha basenga ibigirwamana, kandi ari ubwoko bw'iki muri cya gihe n'ubundi Imana yatangiye umurimo mwiza rero yifuza kuwukora. Ariko tekereza, maze igihe kingana iki nangiza ibintu by'Imana. Urubyiruko rujya rumbabaza cyane, abasore ukabona umuntu ari gufata ibintu by'Imana akumva yuko ari iby'abantu bakuze, ubwo nakumva ko aziyegurira Imana yagenje ate yakuze, ariko ntabwo ari kureba ngo igihe birimo birasaba muri Bibiliya n'ubwo bigenzera ariko muzabisanga. Igihe biba birimo birasaba umuntu ari kurwanya Imana, akenshi hari igihe Imana biyifata igihe nk'icyo ngicyo kugira ngo nayo imukuremo bya bindi yagenje gute. Hari urugero rurenga rumwe muri Bibiliya nyinshi rwose, hari ingero nyinshi cyane ushobora kujya muri Bibiliya ugasanga nuko bimeze. Niyo mpamvu rero Bibiliya yo iravuga iti ahantu hose ibintu by'Imana ubyumviye, uyu munsi numva ijwi ryayo ntiwinangire umutima, ahubwo hita ufatira aho ngaho. Wenda kubw'ubuntu bw'Imana uzagenza ute? Uzakizwa. Ibyo abantu baba barangije bingana iki? Niyo mpamvu abantu bakura, amaze gukura bitewe n'uko atigeze yamaze igihe kirekire arwanya Imana. Iyo atabaye maso mu gitabo cy'ibihamya volume ya mbere baranditse baravuga ngo bene aba bantu ngo hari igihe batangira gukeka yuko abana babo babafitiye ishyari ryo kubica ngo babambure imitungo. Yari umuntu w'Imana atangiye kubitekereza kubera iki? Kubera yuko iyo umuntu ari gusaza bya bindi yimenyereje mu bwana nibyo bimera nk'aho biri gutangira kugenza gute. Ubwiye adafite ubuntu bw'Imana rero ashikamyemo abisoza bya bindi yimenyereje mu bwana aribyo biri kugenza gute. Buriya hari ihame by'ubuzima ni uko umuntu yatangiye mu bwana ni nako asoza iyo ari kujya gupfa. Ariko iyo abaye umuntu w'Imana hari ikintu kimwe atandukaniraho n'umupagani. Buriya ku mwana igice gitangira gufunctioninga bwa nyuma ni ubwonko. Ku bwonko ni amahitamo, ubwenge guhitamo hagati y'icyiza n'ikibi biza umwana yaramaze kugenza gute gukura.
buriya rero ku muntu uri gusaza icyo kintu nawe kigenda hari urwego runaka kigenza gute cyangirika. Nimuramuka mubisuzumye neza ukuntu umwana akura uhereye mu gihe avuye mu nda ya nyina gutyo agenda azamuka gake gakeya aza atabona. Umwana avuka atagenje gute atabona, avuka nta menyo agira, yemwe bamwe na bamwe avuka atarimo arumva neza n'ibindi. Mwana n'umuntu ari gusaza rero hari igihe ahura n'izo ngorane, ukabona amenyo yashize, ukabona amaso yahumye, ukabona amatwi ntabwo ari kugenda gute, urumva ari gusubira hehe. None imico rero yakabaye yaragize mu mibereho bikaza gusoza nk'uko yavuye no mu nda ya nyina yambaye ubusa, bigasoza asubiye no mu nda y'isi ntacyo agenje gute. Urumva amateka ari kugenda gute, kwisubiramo. Ariko hari ibanga rikomeye cyane aba akwiye kuba yarazirikanye mu mibereho, nubwo ibintu byose byagenza gute byamuba. Ibanga ni irihe? Ibanga ni uguharanira kugira ngo ubwonko abe yarabukujije bwaramaze gusingira ibintu by'Imana. Imico rero abantu bimenyereje mu bwana iyo barimo bakura, barimo basaza, imera nk'aho iri kugenza gute, irimo iragenda igaruka. Niyo mpamvu kwa kunda abana muzakunda kubicunga rimwe na rimwe iyo abantu batabaye abantu b'Imana. Niba umuntu yari umwana ajya gufata ibyo kurya akumva nibye, akumva yacuranwa n'abandi bana akarya amasahani abiri wenyine, naramuka abaye n'umusaza nashaka azaba agasaza kangana gutya azajya birya wibaza ahantu bigiye bigucange. Ndabeshya abantu bagize iyo naribonye niko mwabibonye, akarya ibyo kurya ukibaza uyu musaza arakora kubera iki, harimo arasubira hehe. Ntibisanga umuntu w'Imana cyangwa se umuntu w'iki w'Imana. Iyo atangiye umurimo mwiza rero, ni nayo mpamvu Yesu yari gutangira umurimo mwiza mu muntu, ibintu umuntu ahera ni nabyo binasoreza. Iyo Yesu ari gutangira umurimo, ari gusoza umurimo mu muntu. Reka tubanze turebe uburyo yatangiye umurimo. Mariko cyangwa se na Matayo cyangwa se na Luka, bose bagenda bavuga uburyo Yesu yatangiye umurimo we. Tuzi ko Yesu yatangiye umurimo agenda ate, abatizwa. Umubatizo niwo wafunguye umurimo wande wa Yesu. Mu yandi magambo, ubundi kwihana no kubabarirwa ibyaha, ubundi nicyo kintu gifungura umurimo wa Yesu mu mutima w'iki. Ariko icyo gihe gikurikirwa n'ibintu bikomeye. Batizo, Yesu yatangiye umurimo, atera intambwe abanyabyaha bose bagomba gutera, ariko bikaba byaragaragazaga yuko uyu muntu yemeye gupfa ku narijye, yemeye gupfa ku cyaha. Ubwo Imana itangiye umurimo muri nde? None se wageze ngo uko Yesu yatangiye umurimo mu isi sinakawutangira mu mutima w'umunyabyaha? Niba yaratangiye atera intambwe umunyabyaha agomba gutera, ubwo mu yandi magambo aratangira guteza ya ntambwe we yagenje ate. Ubundi buryo bwose butari ubwo ngubwo bavuga ko Imana yagukoreye umurimo ntabwo hari. Niyo bitarahereye mu kwihana nubwo watihanye, ahubwo ni urugero genda gute, uko niko Imana itangira umurimo mu mutima w'umuntu. Kandi uburyo ashaka kuwusozamo yabivuze mu itorero rya Laodikiya, nzinjiwe tugenje gute. Niyo mpamvu yasoje umurimo ari gusangira n'abigishwa, ariko ikintu ibintu byose bihuriyeko nuko yabatangiye umurimo yahise asakirana n'ibigeragezo bikomeye cyane. Mwabisomye ibigeragezo yahuye nabyo, ibigeragezo Satani yaje amugerageresha amubwira ati niba uri umwana w'Imana, iri buye ndabizi urashonje kandi ntabwo byakunanira, rihindura iki. Uzi ukuntu Satani yaje amubwira neza ku buryo Yesu yumva ibyo bintu akumva ni ibintu byo kumugirira neza, akumva ibyo bintu yahita abikora mu kanya nk'ako guhunga. Yesu ashimwe. Rero Bibiliya yatangaje amasomo yose Yesu yatsindirije Satani muri ibi bigeragezo bitatu. Nimuyasoma neza muzasanga Yesu yayakuye mu gutegeka kwa kabiri, kujyana ariko hari ku musozo w'iminsi 40, kandi na kiriya gitabo burya cyanditswe ku musozo w'imyaka 40 y'uruzerero rwa hehe rwo mu butayu. Yesu rero yari kugaragaza yuko burya ibyanditswe byera ari we bihamya burya. Imana ishimwe cyane. Satani ati niba uri umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduka iki. Yesu ati umuntu ntatungwa n'iki. Mwari magambo ibigeragezo Satani yari kugerageresha Yesu bimeze nk'ibyo yageresheje Abisirayeli.
ariko nk'uko Mose mu gutegeka kwa kabiri yarababwiye ati nyaboneka Imana ntiyabigishije. Icya kabiri, buriya ngo Satani yafashe Yesu aragenda amujyana ku gasongero k'urusengero. Umwuka wera yari yamujyanye mu butayu gusenga, ntabwo yari agiye mu butayu gukora ibindi bintu. Satani amujyana ku rusengero kugenza gute? Gusenga, oya kwihakana Imana. Niyo mpamvu rero ikibazo saha umuntu ari gusengera nubwo ari ngombwa nyine kujya n'ahandi abantu basengera nabyo ntacyo bitwaye, ahubwo ikibazo umwuka wakujyanye ni uwuhe? Ko bimeze n'ahanga ubasha kuhaza no mu butayu ubasha kujyayo atari mwuko Imana wahakujyanye, ugasanga ibibazo bibaye biba. Mu rusengero ubasha kujyayo ari Satani wahakujyanye ugataha ntacyo ugende gute, ahubwo ukataha nyine umeze nk'uko icyo Yesu yashaka yuko Yesu ajya gukora. Ngo yamuhagaritse ku gasongero ki ari nta wundi, ntabwo hari ahantu ariho hari harehare muri Isiraheli hose, oya hari hari imisozi miremire yabasha kugenda akamuhagarikaho rwose akamubwira ati toromoka wirukanka ntiwikubita hasi ntacyo uri ku. Ariko yashaka kugira ngo kwera k'urusengero kuze gutuma ibintu Satani agiye kuvuga biza kugira agaciro muri Yesu. Nayo mpamvu kiriya kigeragezo Satani yamugerageresheje yakizanyemo n'ibyanditswe byera. Yamujyanye ku rusengero amuzanira n'ibyanditswe byera kugira ngo yumve ko Yesu agoswe n'iki, n'ibintu by'Imana gusa. Ibi ni ibigeragezo Yesu yahuye nabyo ari gutangira iki umurimo. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu cyo cyazaga kikavuga ati noneho rero nta nubwo cyari ubundi kiriya nta nubwo nyifata nkaho cyari n'ikigeragezo kidasanzwe, kuko Satani yari yaje noneho yigaragaza uwo ari, nta bushukanye bwari burimo. Uyabweretse ubwami bwo mu isi amubwira ati ngaho upfukamira undamye ndagenza gute, ntabwo yiyoberanye. Izi nkingi ebyiri, iya mbere ishushanya kwihana, iya kabiri igashushanya yuko Yesu agomba gusangira nawe aka kwezi, zikurikirwa n'ibigeragezo bikaze cyane ko imwe iratangira indi ikagenza ite, imwe iratangira indi ikagenza ite, igihe Yesu yari gusoza umurimo amaze gusangira n'abigishwa be 12 bya Pasika, ubwo atangije ifunguro ryera, Yesu nabwo yongeye guhura na Satani kwa kundi. Nta handi hantu bize bongera guhurira. Buriya bahuriye mu butayu, bahurira na Getsemani. Satani nka Satani yahuye na Yesu aho hantu habiri honyine. Ahandi hose yahuraga nawe mu bantu no mu badayimoni. Ariko Satani nka Satani, nkawe nka marayika wavuye kuzimu, Getsemani no mu butayu. Kubera iki? Hamwe ni mu gutangira umurimo, ahandi ni mu kugenza gute. Niyo mpamvu nk'uko n'umwana avuka, umuntu ibintu yangizemo mu bwana bikaba ari byo byongera kugarukamo ari gusoza urugendo rwa hehe rwo mu isi, ni nako no mu rugendo rwa Gikristo kenshi imbaraga tuba twarakoresheje turi gutangira umurimo, hari igihe biba bidusaba kuzikoresha turimo dusoza, kubera yuko nibwo urugamba ruba rugenje gute, ko n'ibigeragezo tuba twarahuye nabyo byagenda gusa. None aha ngaha Satani we ntabwo ari wari uri kuvuga ngo niba, ahubwo ni Yesu waje avuga ngo ni ntundi urumva nicyo cyakimwe. Satani yamubwira ati ndibura umwana w'Imana rero hindurira ibuye iki. None Yesu aje avuga ati data niba bishoboka igikombe kigenze gute. Urumva ibigeragezo ukuntu byari bimeze. Ibyo bintu yabisenze inshuro 3 zose. Hageze ku musaraba Satani arongera akorera mu Bayuda, baramubwira bati niba uri umwana w'Imana asimbuka uve ku musaraba turaza kukwemera. Yari imeze nkaho bari gusubiramo ya magambo Satani yamubwiraga ati ijugunye hasi. Yesu ashimwe. Ndagira ngo mwumve neza yuko Satani mu rugendo rwa Gikristo ahora ari umwe. Za mbaraga yarakoresheje kugira ngo arwanye umuntu amubuze kwiyegurira Imana, abakizifite igihe cyose umuntu atari yagenda gute yasoza. Niyo mpamvu Yesu atubwiye ngo unesha
umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjirwe tugende gute, ariko ubwo kuri uwo musozo hazaba hari ibigeragezo bigende gute, bimeze nka bya bindi byakurikiyeho nyine igihe Yesu n'abigishwa bari bamaze gusangira. Mu ituro rya Laodikiya ritangiye Yesu arigira ati muri akazu yaze si amazi, rigasoza babwira ibyo gusangira, n'ubundi ni umurimo w'abari kugenza gute, kubabwira yifuza kubakorera. Yesu ashimwe cyane. None iyo duhuye n'ibigeragezo mu buzima bwacu, mbese tujya twibuka ko ari umwe mu migabane tugomba guhura nayo, cyangwa bitugeraho tugatangira kwivovota? Yakobo batubwiye amagambo akomeye cyane aboneka muri Yakobo igice cya 12 avuga ngo hahirwa umuntu wihangana ibigenje bite ibimugerageza. Niyo mpamvu ibigeragezo bitugeraho tukivovota, hari intambwe nke tuba tutari twatera. Intambwe ya mbere biravuga ngo ni ukwizera, iya kabiri ni ingeso nziza, iya gatatu ni ukumenya, iya kane ni ukwirinda. Mu gitabo cy'Ibihamya volume ya 2 page 39 banditse baravuga ngo ntibishobokera umuntu utirinda kwihangana, habanza kwirinda hagakurikiraho kugenza gute. Ntibishobokera umuntu utirinda kugenza gute. None umuntu yananiwe kwirinda kujya mu binezeza by'isi, aho hantu nahahurira n'imbaraga y'umwanzi murwanya, mutekereza ko amagambo mabi bazamubwira azaba yiteguye kuyasubiza? Siko nabonye no mu bantu b'Imana ngo bajya muri ibi bitaramo by'abapagani muri aya madini ngo za Grace mu abantu b'Imana bakagenda gute, bakajyayo akabayo umubaza ati wungutse iki, reka da, ukabona ntacyo ari kumva. Ariko mureke mbabwire, niba unaniwe kwirinda kujya mu kibuga cyabuzanyijwe n'Imana, ingaruka z'ibintu uzahura nayo nabyo ntabwo uzashobora kubyihanganira. Twabanza kwirinda dukwiye kugenza gute. Indirimbo yatubwiye ngo buri munsi mpangana n'ibigeragezo, uko burwaye bwose. Ibyo bintu byose biba byaje kugira ngo bize gutera abantu gushidikanya ububasha bw'Imana, kureka urukundo rwayo, bitume bica amategeko yayo, ndetse bitume bashidikanya n'ijambo ryayo. Mu gitabo cya Yobu yahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane. Arangije inshuti ze nta kindi zamubwiraga, n'umugore we zaramubwiraga ati ihakana Imana ubundi ugenze ute. Nimwumve igisubizo bari bari kumuha, ngo yihakana Imana agenda ate. Ubwo ni igisubizo ikibazo afite. None se ntabwo yapfata yihakanye? Kuki atapfata yihakanye ahubwo kugira ngo yihakane Imana ngo ubundi bize? Yesu ashimwe. Reka mbabwire, tubayeho mu gihe ibigeragezo bya Satani bigomba kudukikiza impande zose. Buriya Satani yagiye ahimba uburyo butandukanye bwo kugenda yangizamo ibitekerezo by'abantu, ariko uburyo bwa mbere yakoresheje ni ugutuma abantu babura ibyiringiro. Uyu munsi wa none tubayeho mu isi idafite ibyiringiro ku rwego rw'isi. Abantu bari kugenda bicwa na za stroke umunsi ukira, ukabona ngo abantu, ngo umuntu yapfuye bitunguranye, yarari ahantu ari muri dusha ari koga ngo barapfuye, ngo yarari ahandi hantu ngo ari mu modoka agenda ngo basanga ngo yapfuye, ngo yari gukora siporo ngo yumva umutwe uramuriye, ngo nuko ibintu bisigaye bimeze. Ubundi kera nta muntu wajyaga gupfa muri ubu buryo rwose pe. Buriya hari igihe abantu bajya bareba bakabona muri se ngo mu bihe bya kera ngo abantu bari babayeho nabi, bakavuga Imana yahanishaga umujinya, bakareba bakabona ibintu byose byariho mu gihe cya kera, bakagira ngo nitwe tubayeho neza. Ariko mwibuke ko ubwo twagize amahirwe, Satani nawe yagize ubunararibonye bwo kugira ngo aturimbure tutayakoresheje neza. Niyo mpamvu, kuko azi ko dufite ibitabo abandi batari bafite, kubera yuko azi ko ibintu by'Imana tubasha kubibona mu buryo bworoshye abandi batarigeze bagenza gute babibona, Satani nawe yaduhimbiye uburyo bwo kuzajya abantu bapfa batagize umwanya wo gutekereza. Mu gihe cya kera iyo umuntu yajyaga gupfa, ubundi yatagwaga mu ntambara cyangwa se ngo ari umuntu umwishe, ubundi byabaga bigoranye kubona umuntu ngo yaje ngo yicaye ngo abantu bagenza gute. Ngo ndi kuvuga mu gihe bya Bibiliya, ngo basanga umuntu yagenda ate. Ibyo bintu byabaga ari igitangaza ku buryo Bibiliya yagenda gite ntihabyandikaga. Ariko uyu munsi wa none kubera yuko Satani
azi neza ko dufite amahirwe aruta y'abandi, nawe yashakije ubunararibonye butuma ya mahirwe turusha abandi, natwe yatwambura ntatugirire umumaro. Niyo mpamvu abakera nubwo batari bafite amahirwe yo kubona ibitabo, nibura umuntu yajyaga gupfa akabanza akarwara, ni kujyana akabanza agasaza kumva intege nke zigenje gute, akabona umwanya wo kugenza gute, gutekereza. Ariko uyu munsi wa none kuko azi neza yuko tuba twarabonye amahirwe, ibintu by'Imana twabiteje agaciro, ahitamo aravuga ati buriya abantu bahaye amahirwe yo kurwara akajya kwa muganga akamara imyaka bamurwaje n'iki, uyu muntu ashobora kuba umuntu w'Imana yahimbye uburyo bwo kuzajya yica abantu batigeze batekereza kuri urupfu rw'ibihano. Izi modoka tugenda ni byiza, ziradufasha, turi kujyana, twishimira yuko tuzigendamo tugenda twicaye, abakera bo baragendaga n'amaguru. Ariko ubwo natwe mwe muzi neza yuko zibasha kuba igikoresho cya Satani cyo kugira ngo aturimbure, tutigeze dutekereza yuko iherezo rigende gute, ryegereje, kandi ubwo twe tubuze ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Bibiliya yaravuze ngo wunguke ubwenge yunguka n'umubabaro. Niba twarageze ku iterambere, Satani nawe yarigezeho ryo kutwica tutabonye igihe cyo kwitegura. Niyo mpamvu igihe cyo kwiyegurira Imana kiba muri uyu munsi. Buri gihe cyo gukora ibintu utigeze usoza mu gihe cyashize, ni uyu munsi. Ntabwo umuntu abiharira ejo. Yakobo yaranditse aravuga ngo ntimukavuge ngo ejo ngo tuzajye bunaka, ngo turye tunywe, ngo cyangwa se ngo n'ejo bundi. Aho yaravuze ati ibyo bintu ni ubupfapfa. Ahubwo mwe mujye muvuga ngo Imana nigenze ite. Nuko abantu b'Imana bakwiye kubaho. Imana ni ibishimwe. Ibigeragezo bigomba kuza bikagota umuntu uwo ari we wese ku rwego rwo hejuru kugira ngo bidutunganye bituboneze. Hari umubyeyi wasabye indirimbo y'137 indirimbo ivuga ngo mwabera mwe b'umwami mwishimire ijambo rye, niryo rufatiro rwo kwizera kwa bandi. Yababwiye ibintu byose ntacyo yagenje gute, ariko mu bintu yatubwiye harimo nuko n'ibigeragezo bizagenda gute, bizahaza kabisa. Indirimbo twaririmbye igice cya 2 numvise abantu batari kukiririmba neza ku musozo, amakuba n'ibigeragezo, ngo amakuba yawe niyo azakweza rwose, maze agenza ate, kandi ngo agenza ate, niyo azakweza rwose agenda ate, akuboneze agukomeze. Namwe mugomba kongera kwiga indirimbo neza. Amakuba akomeza umuntu, nayo ibigeragezo bikamuboneza. Buriya rero hari ibigeragezo byateguriwe buri muntu wese mu rwego rwe. Ntabwo ari ngombwa ngo ibyo bigeragezo bibe bisa n'ibya kanaka, ko ntabwo mwavutse mu buryo bungana, ntimwagize amahirwe angana. Niyo mpamvu ibyo bintu bigomba kuza, kandi wowe nk'umuntu w'Imana ntabwo usabwa kwivovota, aho gusabwa kubyishimira. Muri iki gitabo cy'inyandiko z'ibanze mbasomera amagambo akomeye cyane y'igihe abantu b'Imana baguwe gitumo n'ibigeragezo barangiza bakivovota. Mwumve ikintu kibaho. Inyandiko z'ibanze mu cyigisho cyitwa ngo urukundo Imana ikunda ubwoko bwayo, paji 55. Baranditse baravuga ngo nabonye urukundo rutarondoreka Imana ifitiye abantu bayo. Nubwo abantu bo batarubona, ariko iyo umuntu arebesheje amaso yo kwizera, uru rukundo ararubona. Buriya aya mahirwe abantu baba baragiye bapfusha ubusa kenshi, agenda akurwa mu biganza by'abantu, bizasoze abantu bari bazi ko bafite igihe ariko bagubwe gitumo. Ikintu kwita ku rukundo rw'Imana neza. Mwibuke yuko dutangira twabonye yuko urukundo ni kimwe mu byangombwa umuntu yagira mu mibereho ye, maze icyo cyangombwa kikamwemerera kuzabaho ubuzima bw'iteka ryose. Kubera ko urukundo niba ruri muri wowe, nose ubwo ikintu kidapfa cyaguma mu muntu upfa bigakunda. Ntabwo Imana yarimbura umuntu ufite urukundo. Ntabwo Imana yarimbura umuntu witondera amategeko yayo, ko amategeko azahora. Niba yafite ubwo ni igihamya cy'uko nawe yashatse kuzahora. Haranditse kandi urwo rukundo rurakomeye cyane, urukundo Imana ikunda abantu bayo. Nabonye abamarayika barinze abera
kandi babagotesheje amababa yabo. Buri wese yari afite umumarayika umurinda. Barishimwe cyane. Ndashimira Imana yuko buri muntu wese uri ahangaha afite marayika umurinda imbaraga ya Satani, kugira ngo nubwo uyu muntu Satani yashaka kumutungura, niba ari umwana w'Imana, abamarayika bakomeze bamurinde kugeza igihe amahirwe Imana yamuhaye yo gusohoza ubushake bwayo arangira. Nuko arangitse. Twavugaje kwiga ku bintu bigendanye n'ibigeragezo, ko turi kwiga iby'umurimo wa Yesu, utangira n'ibigeragezo ugasozanya n'iki n'ibigeragezo. N'umurimo akorera muri twebwe ni ibigeragezo gusa, nta nusagenda gute. By'umwihariko rero mu gutangira k'urugendo biba bihari, niba utarahuye nabyo ubumenye kuko ntacyo wasize. Ko biravuga ngo umuntu ashaka kuza hondi yange se na bene se na nyina n'abavandimwe n'inshuti, nose abantu uzabanga se ubundi mubana amahoro. Ubwo ibigeragezo biba bigenje gute? Bihara aho ngaho ku ntangiriro y'urugendo. Ku musozo yo kuko Satani abona yuko umuntu nyine agiye kumucika, arongera akagenza gute? No mu hagati aho ngaho hari ibigeragezo nyine biba bihari, ariko mu gutangira no mu gusoza yarakomeje aravuga, iyo abera bariraga kubera gucika intege cyangwa se kubera kuba mu ngorane, kuba mu makuba no mu bigeragezo, ngo abera bakagenza gute? Bakarira. Mwumva ikintu iyo ducitse intege mu ijuru kihaba. Ubundi mu ijuru Bibiliya iravuga ngo abamarayika b'Imana bahora bavuga ngo uweruwe. Niyo gahunda Imana yagennye kiba mu ijuru. Ariko ni mwumva, ariko iyo abera kubera gucika intege cyangwa se kuba mu ngorane bariraga, abamarayika babarinda bagarukaga bihuta bakajyana iyo nkuru mu ijuru, maze abamarayika bari mu murwa bakarekeraho kuririmba. Bakagenza bate? Uwera bagakomeza kubivuga, bagakomeza bakaramya Imana, kubera yuko abantu bacitse iki. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo hahirwa umuntu wihangana ibigenda bite, kuko kwihangana kwe ntabwo bitera umunezero mu mutima we gusa, ahubwo mu ijuru bwa baranezerwa cyane iyo umuntu w'Imana yihangana. Barakomeje baravuga, nuko Yesu akohereza undi mumarayika ngo amanuke ajye kubatera ubutwari. Ubwo yandi magambo marayika wakurindaga niba ucitse intege arazamuka ajye mu ijuru kuripotinga yuko uyu muntu yacitse intege. Yesu akohereza undi wo kujya kumutera iki? Mwumve rero, kumurinda no kugerageza kumufasha ngo atava mu nzira ifunganye. Ariko iyo umuntu w'Imana yitegereje ubwo bufasha Imana imwoherereje, amagambo y'ihumure yo kumukomeza kugira ngo atava mu bintu arimo, niwe marayika bari kuvuga aha ngaha. Ariko iyo abantu batitaye kuri ubwo burinzi, ntibemere guhumurizwa nabo, ahubwo bagakomeza kuyoba, kugenza gute? Buriya hari igihe abantu bumva yuko guhanga amaso amafuti yabo cyangwa se ibintu byabayeho mu mibereho yabo cyangwa se n'ibigeragezo bibazengurutse, abantu bakumva yuko guhora babivugaho ukuntu bibaremereye ari ubutwari. Buriya nta bantu baba bazi ibyo barimo, haranditsemo. Ariko iyo batitaga kuri ubwo burinzi bw'abamarayika, ntibemere guhumurizwa nabo, ahubwo bagakomeza kuyoba, abamarayika bagiraga agahinda bakarira ngo bakageza bati. Buriya rero hari igihe abantu bajya ngo gutera agahinda Mwuka Wera ni ukugenda abantu agahora akora icyaha adashaka kwihana. Ibyo nabo ni bumwe mu buryo. Ariko iyo Imana ije kuguhumuriza, wowe ukagaragaza yuko ibihumuriza byayo ari bikeya, ugahitamo gukomeza kwibera mu gahinda kawe, ngo abamarayika baba barize kuko bishimye. Aya ni amarira y'ibyishimo, ni ukubatera agahinda nubwo abantu batabizi. Niyo mpamvu umuntu utihanganira ibimugerageza, ntabwo uyu muntu azabasha kwemerwa. Kubera iki? Kubera yuko aba yabiteye agahinda abamarayika b'Imana. Barakomeje baravuga, abamarayika bagahita bajyana iyo nkuru mu ijuru, bigatuma abamarayika bose bari mu murwa nabo bataka, kubera ko abantu bagende bate, n'abamarayika bari mu murwa bakagenza gute? Bagataka, kubera ikibazo cy'uyu muntu wananiwe kwihangana, ahubwo akumva inzira yakihitiramo niyo gukora icyaha. Ubwo
ariko bamara gutaka bakabireba bakabona ntibazabura bataka iteka ryose, bakavuga bati amen. Ntabwo ari uko baba bishimye, aho baba bavuze bati uyu muntu nyine yahize. Twe rero mu ijuru habura umunezero, none uyu muntu kubwo gucika intege kwe aduteye icyasha turarize, ariko nyine nta kundi byagenda, abamarika bakamwihorera. Iyo Yesu avuga ngo unesha nk'uko nanjye nanesha, aba ashaka kuvuga. Reka twongere dusubize amaso inyuma turebe ibintu byabaye nko mu mibereho ya Yesu, by'umwihariko mu gutangira umurimo no mu kuwusoza akiri hano ku isi. Kuko Abanyarawudikiya iyo ni inararibonye tugomba kugira uko byagenda kose ntaho tuzayikwega. Kereka niba uru rwandiko rw'Irawudikiya mutararwize neza, ariko uru rwandiko ruhishamo amakuru y'uko tugomba kubaho nka Yesu. Ibigeragezo rero ni mu migabane tugomba guhura. Ni uburwayi. Mushiki wacu yashimye Imana kubw'uburwayi Imana yamufashije agakira, ariko n'ubundi burwayi buzaza. Yesu ashimwe. Buzaza. Hari amagambo umuvandimwe yadusomeye mu gitondo avuga ngo dukeneye kwizera kuzabasha kwihanganira intege nkeya. Intege nkeya bavugaga ni izi. Kwizera kuzabasha ubundi intege nkeya dukwiye kuzigira nk'abantu b'Imana, ariko uku kwizera kugomba kwihanganira intege. Izo ntege nkeya bavuga ni iki? Harimo n'uburwayi. Yesu ashimwe. Harimo n'iki? Ku buryo umuntu arwara uburwayi akaba atabuza, ariko akaba atagomba kuva mu bintu by'iki by'Imana. Muri iki gihe cy'inyandiko z'ibanze baravuga ngo abagaragu ba Satani ngo batezaga uburozi ku mibiri y'abera, aho batashoboraga gukura hehe muku. Niba guteje uburozi mu mubiri se bwo ntuzarwara, hanyuma nibihakana Imana se ko bazaba batsinze. Intege nkeya kwizera kuzabasha kuzihanganira bagukeneye cyane Imana ikakuduha. Hano amagambo bavuze mu gitabo cy'ibihamya volume ya 4 nifuza kubasomera, ntabwo nifuza kuza gutinda ko n'abantu nyine ubwonko bwabo ntabwo buba bwiteguye gufata ibintu byinshi mu gihe kimwe, ariko ni mu cyigisho cyitwa igeragezwa. Muba cyita iki? Igeragezwa. Kugeragezwa. Cyigisho ndakibatuye muzagisoma. Ndakibatuye muzagisoma. Page ya 83 muri iki gitabo haranditse kwezwa k'ubwoko bw'Imana. Dushaka kwezwa, haranditse imbere kwezwa k'ubwoko bw'Imana ntabwo kwagerwaho batabanje kunyuzwa mu mibabaro. Nyumvise Nyembisubiremo. Kwezwa k'ubwoko bw'Imana ntabwo kuzigira kugerwaho, nta nubwo kwagerwaho abantu batanyujijwe mu ki mu mibabaro. Bari muzi ko umuntu ashobora kubura umukobwa arambagiza atari impamvu z'uko hari icyo abura, ahubwo ari ukugira ngo yezwe. Azajya areba abantu bakuranye kubona bafite abana bagenda benda kujya muri segonderi. Yesu ashimwe. Kubera ko wese mujya mu ruhande rw'iki ko bimeze rwose. Abati nzashaka umupagani se, akareba akabona wapi ntabwo azashaka umupagani. N'abakobwa nuko nguko bakura n'ingorane zikomeye cyane, bo akareba akabona agize 30 akumva ibintu by'Imana yagenza ate yabivamo. Ariko biba yaravuze ngo mugomba gusharana kugira izina riruta kugira abahungu n'abakobwa, ko n'inkone nazo zizajya mu ijuru kandi zitaragenje gute, zitarigeze zibyara. Ibigeragezo bigomba kutugeraho muri iyi minsi bigomba kuba bikomeye cyane, kandi nimuramuka muzengurukije amaso hirya no hino muzasanga yuko buri muntu wese ku rwego ruto cyangwa runini afite ikintu kimugendaho kandi cyiteguye kumushungura uko byagenda kose.
ibyo byose ni bigomba gutuma twiyegereza iki? Hari n'abandi bareba rwose akabona mu bantu bahuje kwizera, akareba ni umusore cyangwa ni umukobwa, akareba akavuga ati abantu se ko mbona ubu nzabona umuntu rwose Imana yangeneye w'umuntu w'Imana, akareba mu bapagani agasanga niho hari abantu b'Imana. Mwari muzi ko bibaho? Akabitegereza akabona niho bafite abantu b'iki, akavuga ati umva rero, akamenya nk'abakobwa baruta, akavuga ati rero nk'isi yose y'abantu b'Imana ntawo gushaka urimo, ati kubw'izo mpamvu mpisemo gukora icyaha. Iyo ni kamere y'abamo wabo, ariko n'ubwibone biba bwateye umuntu kumva gutyo. Ibigeragezo bigomba kuza bikatugota. Impamvu nifashishije izo ngero nuko hano umugabane munini w'abantu bahari ari abaki? Abasore. Abashatse muri mwe ahangaha mwihangane, kandi namwe nzi ko iyo ngiyo ibasha kuba inararibonye nziza kuri mwebwe. Haranditsemo Imana yemera itanura ry'umubabaro gukongora inkamba. Wibuke yuko kimwe mu bintu tugomba kwihanganira harimo n'igihe. Babisomye? Ubwo ikigeragezo hari igihe gishobora kuza ari igihe, kikaza ari igihe wari witeze kuzakoramo ibintu ukabona kirarenze umwaka urashize, imyaka 2, imyaka 3, ugacika intege. Haranditsemo kugira ngo umuriro utandukanye imyanda n'iby'agaciro, kugira ngo ibuye rizima risigare rirabagira. Mureke mbabwire, umuntu wabashije kwihanganira gukobwa n'abantu kubera ibintu runaka adafite mu buzima abandi bagenzi be bakabaye bagenje bate, ariko agakomeza agashikama ku Mana, uyu muntu aba afite inararibonye nziza ku buryo n'ibindi nibiramuka bije n'ubundi yamenyereye gukobwa, ntabwo bizatuma atiyegurira Imana. Paragrafu ya 3, iyo abantu bageze mu bigeragezo bakivovota bimeze bite? Ni igihamya cy'uko bafite ubuntu bw'Imana budashyitse. Haranditse ngo ubuntu nyakuri bwishimira kugeragezwa. Bugenje bute? Ararwaye ariko akishimira yuko yarwaye kubera yuko ari umuntu w'Imana, agasaba Imana ngo imukize, ariko nanone ntabazwe nuko Satani yamugabyeho ibitero. Iyo abantu bafite ubuntu bw'Imana nyakuri mu mibereho yabo, kuko bazi neza yuko ibigeragezo bitabayeho batakizwa, batakwezwa, bishimira yuko biba byabayeho kubera yuko bazi neza yuko hari ikintu gikomeye Imana yifuza gukorera imibereho yabo. Murabyumvise? Yesu ashimwe. Niyo mpamvu birivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageje. Petero we yaravuze ngo nimuramuka muguwe gitumo n'ibibagerageza mwishime. Niyo mpamvu Yakobo yarabyitegereza avuga ati rero ibintu byo kwibarira ibintu ngo nzakora ibi n'ibi mubyihorere, ahubwo muvuge muti Imana nigenze ite. Yarakomeje aravuga ngo niba tudashaka kugeragezwa n'Uwiteka, imibereho yacu irakomerewe rwose. Niba dushaka yuko ibyo bintu Imana ikomeza kubyigiza hirya, tukazajya mu ijuru, ibyo bintu tutagenje gute, tutabiciyemo. Yarakomeje aravuga ngo Imana niyitweza igatunganya ubugingo bwacu mu muriro mwinshi w'itanura n'inkamba itandukanyirizwa by'iteka ryose n'ifeza. Kanongera nsubiremo aya magambo: mu muriro mwinshi w'itanura n'inkamba itandukanyirizwa by'iteka ryose. Mu yandi magambo, umuntu ashobora kwiga ijambo ry'Imana agafata icyemezo akagira ngo inkamba byagende bite, birashoboka, ariko byatandukanye by'igihe kuko utagize ibigeragezo ngo bikweze bihamye yuko biriya bintu wabicitseho, kuko ibyo bintu byazongera bikagaruka. Umuntu yiga ijambo ry'Imana agasoma akavuga ati rwose ibi bintu ndi kubona bitameze neza, niba ari ingeso iyi n'iyi, akumva yafashe icyemezo cyo kuyireka kandi yagenje ate, yayicitseho. Ariko Imana izanye ikigeragezo nibwo ibishaka bya bintu noneho afata ibyemezo by'iteka ringana iki. Iyo uri kwiga ufata ibyemezo by'agateganyo bizashimangirwa nuko ikigeragezo kije ugashikama. Mu yandi magambo, ikigeragezo ni ukuduha icyete cya burundu cy'uko twatsinze. Ngatekereza nk'umuntu aramutse
yarakoreye provisoire buriya yamumara iki nta perima afite yamumarira iki kumenya amategeko y'umuhanda yonyine barayibonye ni provisoire warize rwose ubona ko ingesi iyi ari mbi urayire kufata n'icyemezo nta n'inkurukizi wagize ariko menya yuko hari ibigeragezo bizaza kugira ngo biguhe icyangombwa cya burundu niko hano handitse umuvandimwe umubwiriza w'inshuti yanjye yigize agira ikibazo atandukana n'umugore we arangije arambwira ati yewe ati nari narihannye icyaha cy'ubusambanyi nzi ko nakiretse ariko muri iyi minsi nibwo nongeye gushyirwa ku gipimo ndeba neza niba naragenje gute yaragiye guhabwa icyangombwa cya burundu ibigeragezo niko bikora barakomeje ngo mu muriro mwinshi w'itanura n'inkamba itandukanyirizwa by'iteka ryose n'ifeza na zahabu byo mu icuro ya Gikristo Kristo yitegereza buri kigeragezo azi igikenewe kugira ngo ibuye ry'agaciro kenshi ritunganywe bityo ribashe kumurika ukurabagirana k'urukundo rw'Imana. Hepfo baravuze ngo Imana yegeresha ubwoko bwayo ibigeragezo ikabereka intege nke n'ubushobozi bwabo buke kandi ikanakoresha kubigisha kuyishingikirizaho nk'umufasha n'umurinzi wabo. Niyo mpamvu Yesu atangira umurimo n'ibigeragezo nanawusoza ni ibiki kubera yuko uko byagenda kose nibiramuka bitabayeho nta imico dufite izabihamye izaba ari imico imeze nk'aho ari imitizanyo. Uvuga yuko waretse kubeshya n'isi yashize abantu barahunze bajya ahantu hatandukanye barangije bagezeyo bajya basuzuma none babona yuko koko baretse kubeshya cyangwa batagenze bate. Aho umuntu bagufata bakakugarura bakakubaza ati ufite imyaka ingahe uzi ko ufite 25 ariko indangamuntu yanjye ntayo mfite 18 ntabwo ndahinda gutera umuntu w'Imana Yesu ashimwe. Ubwo buzima iyo naribonye abantu barayigize abantu barabisoma turi mu itsinda nka gutya abantu tugasoma ngo nyaboneka mureke ibinini abantu bakumva ibintu bagenje bate. Nibyo koko niba unataha iwawe ibintu utakoraga uyu munsi wa none ugatangira kubyiga ukabikora ni byiza ni icyangombwa cy'agateganyo wahawe kuri ibyo bintu ariko ibigeragezo nibiza nibyo bizahamya yuko burya bya bintu koko ubihawe icyangombwa cya burundu. Imana itugire neza cyane kandi iduha ubuntu bwayo. Baravuze mu by'ukuri kubaho utagira impano za mwuka birababaje ariko ikirushaho gutera agahinda ubundi kuri twaje 85 ni ukubaho utagira iby'umwuka ndetse ntunagire Kristo ubwe maze abantu bakagerageza kwitsindishiriza tubwira abashaka kudutabara ko tudakeneye ko baterwa ubwoba natwe ndetse ko tutifuza ko batugirira impuhwe. Wari uzi ko kubwo kudasobanukirwa neza n'uburemere bw'ikigeragezo n'igihe umuntu abamuzanira ubufasha hamwe atari ko jewe nta kibazo mfite muri nyine mu bigeragezo hari n'igihe haza akantu ko kwigerezaho turi kujyana ubufasha n'intege nkeya kumva ko ukeneye ubufasha n'intege nkeya abantu bakabyitiranya. Imana itugire neza cyane. Ndifuza gushakisha ahantu ndi buze gusoreza ariko ni ku ipaje ya 46 ubundi nze gusoma n'amagambo amwe ari ku ipaje ya 529 ngane ku musozo. Imana yatangiye umurimo mwiza muri wowe iwutangirisha kwemeza umutima wawe ariko kandi hakurikiraho n'iki n'ibigeragezo. Irifuza kuwusoza izawusoresha gusangira nawe ariko kandi harimo n'iki niba ubasha gucika intege mu tugeragezo tworoshye turi aho ngaho mbese ibigeragezo bisoza byo bizagenda bite. Abantu benshi bahita bumva yuko nyine ubwo ngubwo n'ibikigeragezo cyansinze ejo nzongera mbyuke mbwira Imana ndihanye navuye mu cyaha hanyuma ubuzima yumve yuko ubwo buzongera bugakomeza abwiye Imana ngo nagenje gute nihanye.